Showbiz News Rwanda. Ni intambara iri gututumba hagati ya Khalifan Govinda ndetse na Marina de Bord. Turaje turengo iyi ntambara iri kuvuga iki? Iyi ntambara yatewe n'iki? Kuko ko ni intambara y'amagambo aho bombe barimo basubizanya babwirana amagambo akomezanya kandi amagambo akomeye cyane. Turaje turengo ni biki? Ese ni ukubera iki intambara? Ese kandi byatewe n'iki? Ese ku mpande zombi babivugaho iki? Ingi ni Showbiz News Rwanda, Unish Fred Rezi ukore subscribe kutazachikwa. Ariko nanone ndibuze no kukwereka video uyu Khalifan yakoze video ivugamo amagambo akomeye cyane. Tudatinze rero ibingi byabaye nyuma yuko Khalifan akoranye indirimbo na Marina ndetse na JC. Akaba rero uyu Khalifan yababajwe nuko Marina yahise ashyira indirimbo hanze yindi ya kabiri nyine ubwo Marina yakoze ntaje giciyemo. Ingi ya Khalifan nawe bakoranye na Marina na JC igiye hanze. Ni ibintu Khalifan nawe afata nk'agasuzuguro kuko nyuma yuko iyi ndirimbo We Made It igiye hanze yakunzwe n'abatari bake, byamuhaga icyizere cyuko igiye kongera kugaruka ku isoko ry'umuziki nyuma yo kwiheza igihe kirekire. Khalifan nyine yaramaze igihe atari on top, atari kuri sport, ariko indirimbo yumvaga ari indirimbo igiye kumugarura. Hanyuma rero Marina aba arabizambije. Nyuma yuko rero Marina ashyize hanze indirimbo nshya yiswe Ndarahira yagiye hanze kuri wa gatandatu, Khalifan avuga yuko asanga gushyira hanze indirimbo bigamije kuzimya indirimbo ye, ndetse arahira akagomba kuyisiba ndetse akanamwanika ku karubanda. Ariko nanone nagira ngo twibaze tuti ko Marina tugenda twumva afitanye ibibazo n'abanzi bagiye batandukanye, ubushize mwigeze mwumva we na ya mpano ibintu bimeze nabi cyane. Turibaza tuti Marina ni budashobotse cyangwa se n'abahanzi dufite mu Rwanda badashobotse? Mu butumwa rero nguyu Khalifan yashyize ku rubuga rwa Instagram yagize ati ubusanzwe ndi umuhanzi witonda cyangwa se nkaba ndi umuhanzi uzi kubana n'abantu, ariko ubu ngubu hari ibintu by'agasuzuguro mu muziki ntashobora kwihanganira. Ukibaza ugakora n'umuntu indirimbo n'umuhanzi wamara gukorana nawe yabona indirimbo mukoze irimo izamuka neza, ubona ataherukaga gukora nkuko nawe utaherukaga gukora, mugahuza imbaraga, yabona mukoze ikintu cyiza akabara agahita asora indi ndirimbo. Ubwo yavuga nyine indirimbo yakoranye na JC ndetse na Marina yitwa We Made It. Akomeza agira ati ibi bintu nta gasuzuguro. Marina nabo mukorana mwese mujye kumba nkoranyambaga musaba imbabazi, nibitaba ibyo ndabanika kumba nkoranyambaga kandi ndashyiraho ibindi bikosa byanyu. Ariko igitangaje Marina ntabwo yagiye asaba imbabazi. Turaje turengo yahise bisubiza ate yakoze iki nyuma y'ibi ngibi Khalifan yavuze. Khalifan nawe yasoje ubutumwa bwe avuga ko atarafite intego yo gutura abantu umujinya afitiye Marina, ariko ibyo Marina yakoze bidakwiye habe na gato. Yagakwiye kuba yaramufashije akamusunikira indirimbo. Amagambo yagize ati murakoze cyane banyarwanda, ntabwo nenzanywe n'umujinya uko mwibaze ukoranye n'umuntu aho gushyira hamwe imbaraga ngo muyisunike agahita asohora indi ndirimbo. Khalifan rero yarahiriye ko Marina nabo bakorane batamusaba imbabazi aza kubanika ku mbuga nkoranyambaga muri la video mwabonye cyangwa se reka nzanyibereke anyway nimba mutarayibona. Hey guys, mwiriwe banyarwandakazi, umuhungu wanyu Khalifan Govinda. Ubusanzwe ni umuhanzi witonda cyangwa se nkaba umuhanzi uzi kubana n'abantu, ariko nowadays harimo ibintu by'agasuzuguro mu muziki bibonekamo. Ugakorana collabo n'umuhanzi, wamara gukorana collabo n'umuhanzi yabona song umukoze imaze kuboostingaho, sinatinya no kubivuga, ubona just ataherukaga gukora nkuko nawe utaherukaga gukora, mugahuza imbaraga, yabona mukoze ikintu cyiza. Ni indirimbo meruka gukorana na JC na Marina We Made It. Indirimbo nta n'iminsi 8 irashira ugahita usorera indirimbo. So ibi bintu nta gasuzuguro. Timu yawe Marina na timu yawe mwese mujye kuri social media musaba imbabazi, nibitaba ibyo ndabanika ku mbuga nkoranyambaga. Aswereka ndabanika kandi ndashyira n'ibindi bidega byanyu hanze. So murakoze. Ariko banyarwanda ntabwo igice cyari kinzanye cy'umujinya, ariko kame nawe wibaza umuntu mukoranye indirimbo nk'iyi We Made It, aho kugira mwese mushyira imbaraga hamwe mu pushinge. Nyuma y'iyi video rero ubonye Marina nawe ati sinarinzi ko ugira ubwenge buke.
urumva nyine ni intambara bari kugenda basubizanya. Nyuma y'uko rero Khalifan Govinda avuze ko Marina agomba kumusaba imbabazi kubera kumusuzugura, Marina nawe yamusubije mu bwishongozi bw'isi amubwira ko umutwe we utari gutekereza neza. Ibi byose rero byabaye nyuma y'uko Khalifan Govinda agiye ku rubuga rwa Instagram hanyuma ashyiraho amashusho avuga ko yababajwe cyane nuko Marina yashyize hanze indirimbo nshya kandi hari iyo baherutse gukorana itari yamara igihe. Ubu butumwa rero bwumvikana ko Khalifan yababajwe n'indirimbo nshya ya Marina, avuga ko Marina yashyize hanze mu rwego rwo kuzimya iyo bakoranye nyuma kumva ari nziza kandi ikaba yaritangiye kwigarura imitima y'abantu benshi. Nyuma rero yo gushyiraho ubutumwa avuga ko Marina natamusaba imbabazi aza kumwandika ku mbuga nkoranyambaga, Marina yamusubije amubwira ko ubwo nta bwenge burimo kandi niba ashaka agende barwane. Marina yagize ati ntabwo nari nzi kugira ubwenge buke Khalifan Govinda, none se bitwaye iki kuba nasohora indirimbo yanjye? Iri ni iterabwoba ridafite umutwe n'amaguru. Niba ubabaye cyane ngwino turwane nkuvuna utwo tuguru twawe cyangwa guca uwo muco utari gutekereza neza uwo mutwe wawe. Uku rero guterana amagambo gushingiye kuri izo ndirimbo ebyiri ndetse nanone birashoboka ko ari bumwe mu buryo bahisemo kugira ngo abahanzi bakorane cyangwa se bakorere prank cyangwa se bakorere boost y'izi ndirimbo. Niba atari uko nguko bimeze, niba atari uko byagenze, Marina yaba afite ikibazo kubera ko Marina aherutse nanone kugaragara mu minsi yashize asibisha indirimbo yiwe na Yampano, avuga yuko Yampano yayisohoye atamumenyesheje kandi Yampano akavuga yuko atari ngombwa ko yagombaga kumumenyesha kubera ko bari barakoranye indirimbo, amwemerera gukorana collab nawe. Turibaza tuti ni Marina ufite ikibazo eze kandi n'abahanzi baba bafite ikibazo gikomeye? Uze gutubwira igitekerezo cyawe muri comment, ariko kandi udukurikira uherereye he, witwa nde, kandi uratanga igitekerezo kuri izi nkuru tumaze kuvuga. Uratanga iki gitekerezo? Nyene twa Showbiz Showbiz News Rwanda, ukore subscribe anyway kugira uzashikwa umunsi ku munsi. Ku rundi ruhande, Coach Gael, umunyemari wamenyekanye cyane mu bikorwa by'imiziki n'imyidagaduro mu Rwanda, yatangaje ko afite umugambi wo kuzana umuhanzi w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga Chris Brown mu Rwanda, ariko kandi Badrama we yahise amusubiza amubwira ko buriya ngo ntabwo mu Rwanda icyo dukeneye ari ibitaramo bikomeye cyane kubera ko hari ibindi byinshi dukeneye byo gukora. Ibi ngibi rero Coach Gael yabigaragaje mu magambo yuje icyizere yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu gitondo cyo kuri uwa mbere tariki 26 Gicurasi 2025, aho yagize ati u Rwanda rwarafungutse, nzazana Chris Brown Kigali, muzayibona mwizera amagambo yanjye. Ni amagambo rero yatunguye benshi ndetse atuma bamwe bibaza niba ari inzozi zisanzwe cyangwa se ari umugambi wateguye ku rwego rwo hejuru. Coach Gael rero asanzwe ari nyiri 155 AM nzifasha abahanzi barimo Bruce Melody, producer Element ndetse na Kenisol. Ni nawe washinze Kigali Universe, kimwe mu bigo bigamije guteza imbere ubukerarugendo n'imyidagaduro mu Rwanda, ndetse anafite ikipe ya UGB Basketball Club. Uyu munyemari yabitangaje mu gihe Chris Brown aherutse kuvugwa cyane mu itangazamakuru kubera ifungwa rye ryabaye mu Bwongereza mbere yo kongera kurekurwa, nubwo Coach Gael atatangaje amatariki cyangwa se ibikenewe ngo uru rugendo ruzagerweho. Yavuze ko adateze gusubira inyuma ku cyemezo yafashe. Chris Brown wakibaza ngo ese yigeze kugerageza ubundi ahabwa deal yo gukorera mu Rwanda? Si ubwa mbere u Rwanda rugaragaza ubushake bwo kwakira icyamamare nka Chris Brown. Hari n'amakuru avuga yuko hari ibiganiro byigeze kubaho hagati ye n'abamuhagarariye ariko bikarangira bitageze ku musozo. Gusa kuba Coach Gael ubwe yivugiye ko u Rwanda rwafungutse kandi agasinyira ku byo avuga, bitanga icyizere cy'uko izi nzozi zishobora kuba impamo. Coach Gael rero afite inzozi zihanitse. Ibi abitangaje nyuma y'uko imyaka 3 agaragaza ubushake bwo kuzana imyidagaduro nyarwanda. Yabaye pasteur, aba umucuruzi, ubu ngubu akaba ari umwe mu bantu bafite ibikorwa bifatika mu guteza imbere abahanzi. Yafashe Bruce Melody kujya ku rwego mpuzamahanga, ahuza producer Element na Diamond Platnumz, ndetse atangiza Kigali Universe nk'ahantu hashya h'imyidagaduro n'ubukerarugendo. Nubwo amagambo nk'aya rimwe na rimwe afatwa nk'amashyengo cyangwa se inzozi zitarajya ku rwego rw'ukuri, Coach Gael yagaragaje ko afite icyizere gihagije cyo kuzana Chris Brown Kigali. Mu magambo asozwa avuga ati muzabibona, mark my word. Uko byagenda kose icyerekezo n'ubwitange bwa Coach Gael nibishyigikirwa bishobora guhindura amateka y'imyidagaduro hano mu Rwanda. Bikeneye rero mu gutumira Chris Brown mu gitaramo, gutegura igitaramo cya Chris Brown mu Rwanda bisaba gutekereza ku ngengo y'imari ikomeye hanitse, uko uyu muhanzi ari umwe mu bahenze ku isi.
kugira ngo Chris Brown aririmbe mu gitaramo bisaba hagati y'amadolari 300 na miliyoni imwe y'amadolari bitewe n'uburemere bw'igitaramo igihe azamara ku byino n'ibindi byose bisabwa. Yongeraho amafaranga y'urugendo nk'indege yihariye private jet, icumbi ry'itsinda rye, umutekano, ibikoresho by'umuziki n'ibindi byose bisabwa kugira ngo igitaramo kigende neza. Chris Brown narafite ibyo asaba byihariye birimo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bikoresho byihariye ku rubyiniro. Bisaba rero gutegura urubyiniro rufite ibikoresho bigezweho birimo amatara, amajwi n'ibindi byose bikenewe mu gitaramo cy'icyamamare nka Chris Brown. Harimo rero amafaranga y'ubwishingizi, ibyangombwa byo kwinjiza mu gihugu, visa n'ibindi byose bisabwa mu gutegura igitaramo mpuzamahanga. Muri rusange mu gutegura igitaramo cya Chris Brown i Kigali bishobora gusaba ingengo y'imari hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 bitewe n'ibisabwa byose. Chris Brown yari mu rugendo rw'ibitaramo muri iki gihe yise Breezy Ball XX azenguruka ibihugu bitandukanye mu Burayi na Amerika. Urugendo rwe ruteganijwe gutangira ku itariki ya 8 Kamena 2025 muri Amsterdam rugasorezwa i Memphis ku itariki ya 18 Ukwakira 2025. Muri urugendo rero azataramira mu bihugu birimo Ubwongereza, Manchester, Londres, Ubufaransa, mu mujyi wa Paris muri Amerika, ahazajya mu mujyi irimo Miami, Detroit, Washington DC, Toronto, Philadelphia, Atlanta ndetse n'ahandi. Ibitaramo rero bizaba bifite abashyitsi badasanzwe harimo Summer Walker na Bryson Tiller ku matariki amwe n'amwe agiye atandukanye. Chris Brown yaraherutse gufungwa mu Bwongereza azira gukubita umuntu mu kabyiniro, ariko yaje kurekurwa nyuma yo gutanga ingwate ya miliyoni 4 z'amapaundi. Nubwo rero afite ibibazo by'amategeko, yahawe uburenganzira bwo gukomeza urugendo rwe rw'ibitaramo, ariko agomba gukurikiza amabwiriza y'inkiko. Coach Gael rero akaba yagaragaje ko afite inzozi zo gutuma Chris Brown itaramira i Kigali ku nshuro ya mbere. Chris Brown rero ari kwitegura igitaramo azakora mu Bwongereza, muri Amerika ndetse n'ahandi agiye atandukanye. Mu ntangiriro z'umwaka Chris Brown yetekerejweho kugira ngo ataramire muri Stade Amahoro, ariko ntibyigeze bikunda. Ubutumwa Coach Gael rero yabunyujije ku rubuga rwe rwa Instagram kuri uyu wa mbere cya 26 Gicurasi 2025. Frères Showbiz News Rwanda, kora subscribe kugira azashikwa umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.